Amina. Amazina nitwa Nyirantungane Margaret. Hari n'izina ry'umuhamagaro rya Esther, Imana yambwiye ko impamagaramo. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Muri aka kanya tugiye gusoma ijambo kugira ngo tubone kuganira ibyo Imana idushira ku mutima, kuko Imana iduhaye amahirwe. Reka dusome mu gitabo cy'Abacamanza ibice 6 n'umurongo wa 11. Turaza guheruka mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8. Reka duhere mu Bacamanza ibice ni 6 umurongo wa 11. Haravuga ngo, nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira n'ubutware. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Amen. Reka dusoreze hano mu byakozwe n'intumwa. Mu byakozwe n'intumwa ni igice cya mbere n'umurongo waho wa 8. Niho tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8. Haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Turasubiramo muri uwo murongo ngira ngo wenda umuntu wese waciye muri kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Data, mu izina rya Yesu, muri aka kanya ijambo ryawe turaribashe kurisoma uko ijambo ryawe riri, uko waritanze, uko wariteguye, uko waritugeneye abicaye hano bose imbere yawe ndetse n'abari kure. Wageneye iri jambo ry'uyu munsi kugira ngo ribashe kuduhindura, tuve mu ntege nke twambikwe imbaraga. Turagusabye imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo zitubashishe guhinduka, tumere uko ushaka kandi dukora ibyo ushaka. Muri aka kanya turahagaze, ariko ni wowe uvuga, twebwe turarangurura, ariko ni wowe uvuga. Ijambo ni ryawe, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakora, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rigira imbaraga. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'agakiza, ni ijambo rifite icyo ryarema, rifite uko ryatubwira, rifite uko ryaduhindura, tukava mu ntege nke tukambikwa imbaraga. Reka ariko Umwuka wera ari utuyobora kandi atugaburira ibyo watugeneye. Data, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisenze. Amina. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo ibanga ry'imbaraga. Amen. Ibanga ry'imbaraga, cyangwa se aho dukura imbaraga. Amen. Aho dukura imbaraga. Imbaraga ni ikintu cyiza, ni ikintu gikenewe, ni ikintu cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite imbaraga bihita bisobanuka ko hari icyo yoshobora no gukora. Ariko iyo bavuze ngo nta mbaraga agira, mu yandi magambo bavuze ngo ntashoboye no gukora. Buriya niko baba bavuze. Ariko iyo bavuze ngo uyu mwana agira imbaraga, baba bavuze ngo uyu mwana arashoboye. Iyo bavuze ngo uriya musore ni umunyembaraga,
baba bavuze ngo afite imbaraga kandi afite ibyo ashobora gukora. Ariko iyo bavuze ngo ruya ni umunyantege nke, biterwa n'icyo babivuzeho. Kandi imbaraga ziratandukanye, hari imbaraga fizike, hari imbaraga nyine z'umubiri, ariko hari imbaraga z'ubwenge mu bwonko. Iyo mwagiye mu mashuri umuntu akagaragaza imbaraga, ni ukuvuga ngo ubwonko bwe buba bufite imbaraga. Noneho kandi no mu mwuka haba harimo imbaraga. Ariko ibi bintu byose tuvuzeho, ndagira ngo turasoreza kuri iki cya nyuma. Tugiye kurebera hamwe imbaraga dukura mu mwuka, umwuka wera, umwuka w'Imana. Amen. Umwuka nawo ni ikintu cy'ingenzi. Umwuka wera ni ikintu cy'ingenzi kurushaho. Ariko duhere ku mwuka, uyu mwuka duhumeka. Umuntu muzima muremure ufite ingingo zose, mwiza ku isura, w'igihagararo, iyo umwuka uvuyemo tushobora kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza, reka tube tumurekeye hano. Ni ukuvuga ngo umwuka, cya kintu cyose, bwa bwiza bw'umuntu bwose, uko bwari buri, uko bwasaga, n'igihagararo n'uko yari ameze, ibintu byose uko umuntu yaba ameze, yaba ari umusore, yaba ari umugabo cyangwa umugore, yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu, afite agaciro, afite ubwiza, harimo umwuka. Amena. Iyo umwuka uvuyemo ntibzokongera, tuzatumushingura mu cyubahiro, tukabyita kugira ngo ni mu cyubahiro, ariko nta cyubahiro kindi kiba kigihari. Cyokora birashoboka, kuko na Bibiliya irabyemera. Buriya Bibiliya iha agaciro urupfu rw'abakiranutsi, ariko harimo no gushingura. Naratangaye, nasomye mu bitabo by'abami, igihe kimwe umwami Ahabu yakoze ibintu bibi cyane, ngo mu gihe cye Bibiliya ivuga ngo nta mwami wigeze akora ibintu bibi ngo bingana n'umwami Ahabu. Akora bibi cyane ngo kugeza ubwo yabanjije gushaka n'umugore w'umunyamahanga. Noneho muri icyo gihe abami bagiye baba babi ba Isiraheli, bagakora ibintu bibi guhera kuri Yeroboamu, igihe yashinze igicaniro kugira ngo abantu batazaza baje i Yerusalemu, ngo bakazahindukirira mwene Dawidi, umwuzukuru mbega umuhungu wa Salomo. Ubwoba bumutera gukora ibintu binyuranye n'iby'Imana. Izo ngoma zigenda ziba zibi. Noneho ngo umunsi umwe barwaza umwana w'umuhungu, hanyuma se aravuga ati ariko ibi bintu turabigira gute, ko noneho twateshutse ku Mana, ariko tukaba tugeze mu kaga gatuma dukenera umuhanuzi w'Imana ngo agire icyo atubwira. Abwira umugore we ngo wiyoberanye, wambara imyambaro wiyoberanyije, ugira uko wigenza, maze numara kwiyoberanya ugenda uje ku muhanuzi w'Imana, ngo maze umubaze iby'uyu mwana urwaye. Noneho ngo bakirimo kubitegura, aragenda, Imana ihita ibwira wa muhanuzi mukuru, ngo iramubwira ngo noneho dore byo noneho Ahabu arimo gukora, dore ibyo Yeroboamu ngo arimo gukora. Reba ngo yiyoberanyije, agiye kuza, agiye kukubaza iby'umwana we. Ngo araza, akigera hanze yumva ibirenge, acinjira aramubwira ngo yewe muka Yeroboamu we, ngo uvuye he? Umugore wari yiyoberanyije azi ko yambaye imyenda itayimukwiriye, akamenya uko yiyoberanyije, ngo aramubwira ngo waje kubaza iby'umwana wawe. Ngo aramubwira ngo ukigera ku marembo umwana wawe arapfa, ngo kandi namara gupfa nibo bazoririra gusa ngo bamushyingure, ngo kubera ko ari we wagaragayeho gukiranukira Imana. Ndavuga nti kumbe ni byiza burya gushingura umuntu nabyo. Aravuga ngo ariko abandi bose ba Yeroboamu ngo uzagwa aho bazapfa bazaribwa n'imbwa, baribwe n'inkongoro, kuko ngo nta kintu na kimwe Imana yashakaga ngo guheha igakura, yari yaranukiwe imererwa nabi. Imana itubabarire. Twari tuvuze rero akamaro k'umwuka, ko umuntu buriya, abantu njya ntekereza, iyo abantu bafite ibyo biratana, umuntu ashobora kwiratana izo mbaraga z'umubiri, ashobora kwiratana n'amafaranga nayo nyine ajya atera ukundi kuntu kubi, ashobora kwiratana ibintu afite bikajya bimutera kugenda uko atajya agenda, kuvuga uko atajya avuga, gufata abandi bantu uko batagombye gufatwa. Ariko noneho ntamenye ko ibyo byose afite ikintu cy'agaciro ari kimwe gusa muri byo. Afite ikintu cy'agaciro kibiruta kandi kitarice, umwuka. Amena.
kubera ko wo twarawuhawe, nta muntu ngo wowe wikomerezaho. Mu ijambo ry'Imana muri Yobu haravuga ngo kuko nta wanga ngo adafite, wowe uvuga ngo sinshaka gupfa ndawukomeza, nyirawo iyo awujyanye uragenda. Rero tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga dukomora ku mwuka, umwuka wera, umwuka w'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwiye iby'uyu musore witwa Gideyoni, wari mu ntambara zikomeye, wari mu kaga gatewe n'ubwoba bw'Abamidiyani bari barabakandamije, barabababaza, babageza kure. Ijambo ry'Imana aravuga ngo bajyaga batera imbuto mu mirima, ngo bakaza bakavungavunga kugeza ubwo ubutaka babuvungura imyaka itaramera, bakayivungavunga ntiyagira akantu na kamwe kamera. Babazahaza kenshi ko babatsinda niko babatera n'inzara, bagera ubwo bakuka imitima, bagera ubwo bumva barahungabanye. Ijambo ry'Imana aratubwira ngo uyu musore ngo yarimo asekura ingano yihishe. Urumva nawe cyari igihe gikomeye, yari umusore bisa nkaho umurimo yari akora ntiwari ukomeye, kuko ntiyari ku rugamba ngo akora abarwanya, ntiyari n'ahandi hantu ku mugaragaro. Yewe arasa n'uwarimo akora n'akazi katari nkake, kuko yari ashonje, ngo yari abonye nk'utuntu twingana, aravuga ati reka ndusekure nihishe munsi y'igiti kugira ngo mbihishe Abamidiyani. Nabyo bashoboraga gusanga n'ifu y'igikoma nk'iyo nayo bakayibakuraho. Umuntu wafatiye ku nda nyine burya aba yabafungiye. Imana idufashe. Ariko Imana irabibona igihe bamaze, nubwo Abamidiyani babazahaje gutyo, ariko byari bifite inkomoko. Isiraheli iyo yarekaga Imana ikajya kubigirwamana, Imana yarabarekaga mu maboko y'abanzi bakabagenza uko bashaka, kandi mu busanzwe bari abanyembaraga. Twari tuvuze ngo tumenye inkomoko y'imbaraga zacu, tumenye ngo se niki cyatumye dushira imbaraga. Alo, imbaraga zacu zamazwe niki? Ni ukubera abanzi cyane? Ni ukubera ko bagize imbaraga? Ni ukubera ko biyongereye ubutunzi? Bariya abantu batuzahaje tukashira imbaraga, biriya bintu byatugizeho imbaraga, ubukene bushobora kudutera intege nkeya tukumva ibintu byose twashize imbaraga. Ese iki kibazo niho kiri, niho gikomoka? Imbaraga zacu ni ahangaha niho ziburiye? Ahubwo tugomba gushaka aho imbaraga zatakariye. Imbaraga za Isiraheli zatakariye mu guta Imana, natwe imbaraga zacu zatakariye mu guta Imana. Amina. Imbaraga za Isiraheli zatakaye umunsi bata Imana bakajya kubigirwamana, nibwo batakaje imbaraga. Bagumana izina rya Isiraheli, bagumana izina ry'ubwoko bw'Imana, bagumana izina ry'amasezerano, bakagumana izina ryo kuvuga ngo Imana ya ba data na ba sogokuruza, ariko kera bagiye ku bindi bitakiri Imana. Imana ikabareka kwa kundi bishingikirizaga, noneho bagera imbere y'abanzi ntibabatsinde. Imana idufashe. Uzi kujya ugatsindirwa imbere y'umwanzi wari usanzwe uzi ko aza guhindura umushyitsi imbere. Isiraheli Imana yigeze kubaha imbaraga bavuye muri Egiputa, ngo barimo kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bageze hakuno ya Yorodani basanga aho abami bari bakomeye cyane, umwami witwa Sihoni na Ogi, ngo bari abami bakomeye muri icyo gihe. Yewe babasaba ngo inzira, barababwira ati bami batware, turasaba inzira kuko ko turatambuka tujya mu gihugu cy'i Kanani, none turabasabye kubw'imbabazi z'Imana muduhe inzira dutambuke gusa. Ngo barabangira, bamaze kubangira bashaka ukuntu bokikira, bashatse gukikira nabwo ngo baja kubatega. Noneho Imana ibaha imbaraga. Abantu bari bameze gusa nk'abagenda, taho dusoma ko igihe muri Isiraheli baje bari bafite imbunde. Bigaragara ko icyo Imana yari yarabahaye n'izahabu, yababwiye ngo muzazinyage Abanyegiputa mujya kugenda, ariko iby'imbunde ntaho birimo. Ariko bari bibitsemo imbaraga inyuma bitagaragara, ariko imbere zirimo. Haleluya. Abantu bababonye barimo kugenda bameze nk'abazerera, kuko bacaga mu butayu, aho bageze bagashinga amahema, bakavuga bati bari abantu bo mu makambi ni ba refugee, ni abantu ki? Mbega bakumva nta mbaraga bafite, bakumva nta bushobozi bafite, bakumva ari utuntu bosuzugura. Babami ngo barabitanga, noneho no muri kakayira bakikirije banze kubahararira, baja ngo kubarasirayo, baja kubarwanya. Imana ikora kuri za mbaraga zabo zari zibitse muri bo. Haleluya. Kubera ko bari bagifite ibanga
ryo kubaha Imana ari naho imbaraga zikomoka, ngo maze barabahindukirana barabarwanya ngo batsinda Ogi na Sihoni. Haleluya! Amakuru ngo aramenyekana mu bami bose, baravuga bati yemwe ba bantu twari ko tubona bakambika bakambura ba banyamakambi ni abanyembaraga basinze ibihangange, abami bakomeye, ngo abantu bakuka umutima. Nicyo gihe Baraki ngo yatinya, aravuga ati njyewe naruha nkoza mu twatsi, ahubwo reka dushaka ubundi buryo, ngo atuma kuri Baramu kugira ngo noneho arwanishe uburyo bwo kubavuma, arebe ko nabwo izo mbaraga zabo zacogora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bamubwira icyo bamujaniye, abanza gusa nk'uwihagararaho aravuga ati rwose ndumva ntagenda, kuko Imana yari yamubwiye ngo ntugende. Ariko ngo bamubwira ibintu bongera, bamubwira ibyo bamuhonga, nubwo yari umuragu, nubwo yari umuhanuzi, ariko nyine ibyo bamuhonze bimeze nka ruswa bituma agenda. Ariko ngo ahageze arababwira ngo icyo Imana iri bunshyire ku munwa nicyo ndibuvuge. Baraki ngo atamba amafizi, ashyiraho ibitambo bikomeye, ngo abareba aho bari mu kibaya aho baganditse, aravuga ati yewe bariya bantu nari nzi ko araboroheje, ariko natinye menya abami batsinze. None nicyo naguhamagariye ngo ubavume, kuko nibamara kuvumika nibwo nanjye mbasha kubatsinda. Imana idufashe. Ngo hanyuma ateruye ururimi cyangwa agiye kuvuga, ngo aravuga ngo navuma nte ab'Imana itavumye. Haleluya! Aravuga ngo mbonye uri hagati muri bo, ngo ameze nk'intare, ngo si intare y'ingore ninde wayivumbura. Imana ishimwe. Amaze ngo aramubwira ati se wa mugabo we, njyewe nari nkuzanye none ubahesheje umugisha. Ngo aramubwira ati reka tuje ku yindi misozi nabwo ubitegere, basi noneho ubwira icyo uvuga uti pu. Ngo Baramu barasura bagenda batamba ibindi bitambo. Yamavuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze ngo no kugikora izagikora. Haleluya! Niba uri kumwe n'Imana, ndakubwira ko uri umunyembaraga, kabone nubwo hahaguruka bavuma, ntabwo bavumika, ni abanyamugisha. Imana yasezeranyije Aburahamu, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi nzogeza izina ryawe, ngo nzaguha umugisha. Nuza ukwifuriza gusa akavuga ngo Imana iguha umugisha, nawe ngo uzataha iwiwe. Haleluya! Ariko ngo uzakuvuma, uzakira akanwa hasi akavuga ngo pu, icyo ngo nanjye ubwanjye Imana nzadiringa nacyo, nzamuvuma. Tekereza kuvumwa n'Imana. Umunsi umwe yabwiye Kayini ngo uhindutse ikivume, ngo yamavuga ngo mbanye ikintu ngo uzombona wese azonyica. Sinzi niba hari n'abantu bari bahari. Ni ukuvuga ngo ijambo Imana ivuze ngo ndakuvumye, ntawori hagarara imbere, kugeza ubwo Imana ngo yamushizeho ikimenyetso, iravuga ati basi ntibakwice, ariko kera wavumitse. Imana idufashe. Haleluya! Abantu bafite imbaraga ni abari kumwe n'Imana. Imbaraga dufite ni ukuvuga ngo tuba tuzikomora, ni uko tuba tukiramya Imana yo mu ijuru, ni uko tuba tutarataye ngo tuje ku bindi, imitima yacu itaragiye ku bigirwamana. Iyo tuvuze ibigirwamana, bene data, muri icyo gihe byasaga nk'aho bajyaga babishinga bakabyubaka, yenda bakakigira nk'ibuye cyangwa bakakigira nk'ikimasa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba mu mutima wawe nta kindi kintu wahaye umwanya wa mbere, Kristo akaba ari mu mwanya wa mbere, Imana igafata umwanya wa mbere, ufite imbaraga, uko byaba bisa kose uri umunyembaraga. Haleluya! Imbaraga zawe ntizivana nuko kofi imeze, imbaraga zawe ntizivana n'amafaranga ufite kuri banki, imbaraga zawe ntizivana na job nini waba ufite, imbaraga zawe ntizivana n'inka ziri mu biraro, imbaraga zawe zivana nuko ugifite Imana ku mwanya wa mbere, kuko aho niho dukura imbaraga. Haleluya! Ariko iyo dutakaje isoko y'imbaraga, umurinzi yaravuze ngo uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, ngo singira undi niyambaza keretse wowe. Haleluya! Uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite isoko ni ikintu kitajya gikama, kabone nubwo kaba gatoya, n'amazi ahoraho, ajya agenda ku manywa akagenda nijoro, ajya atemba muryamye mutari kuyavoma, agatemba bwakeye, bakavoma ijerekani bagatwara bakavoma indi, yewe ni isoko ry'igikama. Haleluya! Aho niho dukomora imbaraga. Niyo mpamvu nashatse kuvuga Isiraheli rero yari yatakaje imbaraga kubera ko bari bataye Imana. Igihe cyose twataye Imana tujya dutakaza imbaraga. Nubwo waba usanzwe uri umuntu ukomeye,
reka mbabwire umugabo umwe wari ufite imbaraga witwa Samusoni. Yo, haleluya! Imana yibutse Isiraheli ngo havuka umwana w'igihangange cyangwa ukomeye w'umunyembaraga. Avuka ari umwana w'amasezerano. Se na nyina babwiwe n'umwuka cyangwa marayika yaje arababwira. Maze ngo umunsi umwe Samusoni ngo aragenda aja mu Bafilisitiya. Yari yamenye ko agiye kuzatakariza imbaraga, ariko Imana yari yaramuhamagariye kugira ngo azerekane imbaraga ku Bafilisitiya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo amaze kugerayo ngo asiga abengutse umukobwa, asiga mukoye. Hanyuma ngo agiye kugaruka baramubwira ati wa mugeni wawe wihangane rwose, twabonye utinze tumushingira uwundi, none ariko dufite n'undi mukobwa hano. Ngo arangije arababwira ngo noneho ubwo mwananyiyenjeho, aravuga ati ngiye gukora agatendo. Ngo afata ingunzu 300, imbwebwe 300, ngo azihambiranye imirizo, hanyuma ngo acanaho umuriro azikunga zose, ngo byose birashya, tihasigara ngo nako gutera. Abafilisitiya baravuga bati ninde noneho wadutwikiye igihugu? Ngo baragenda baja muri Isiraheli, baravuga bati ninde muntu watugiriye kuri ko hari umuhungu wanyu witwa Samusoni? Ni mumuduhe, niba mutamuduhaye turarimbura uyu mudugudu wose. Abagabo ngo baraza baramubwira ati Samusoni we niki wadukoreye? Tuzi ko Abafilisitiya batuzahaje, none wa mwana we usize uteye imirima yose urayirimbuye. Ngo arababwira ngo ngaho nimundahire, niba atari mwebwe ubwanyu mugiye kunyiyikira akaba ari Abafilisitiya rwose ndavamo. Ngo baramurahira ati data we two kwica, Imana yaduhaye umunyembaraga, tworambura ukuboko. Haleluya! Baravuga bati turanguhambira gusa tugubashikirize. Ngo yamababwira ngo niba ari Abafilisitiya badakebwe nimunjane kuko nta mbaraga bagira. Ngo baramufata baramujyana bamugezayo, bagenda bagiye kumugirira nabi. Ageze imbere ngo aca ya migozi, afata kasa y'indogobe, ngo akubita abantu 3,000 bose bagwa aho ngaho. Aravuga ngo ega kasa y'indogobe ni ibirundo. Haleluya! Iyo dufite isezerano ry'Imana tacyatuboha. Abadayimoni twokubita 3,000 batera muri ubu buryo tukabatsinda, baza muri ubu bundi tukabatsinda, batera imiryango tukabatsinda, batera mu itorero tukabatsinda, batera igihugu tukabatsinda, batera mu basore tukabatsinda, kubera ko dufite ibanga, dufite isoko y'imbaraga. Imana ishimwe. Ariko ngo aragenda ntiyamenye izo mbaraga, arakomeza araziratana kuko Imana yari arazimuhaye. Ariko umunsi umwe aratakaza. Ntabwo turi bugende muri iyo nkuru cyane. Uwo mugore bamuhaye yajyaga ngo amubwira ati ariko wambwiye ibanga ry'imbaraga zawe ukagira ngo urankunda kandi warampishe. Yewe ndabisubiramo. Haleluya! Mana yanjye we, njya numva ngeze aho nkumva ndafutse. Njya nibaza ukuntu abasore barimo kubyina hano igisirimba, bakaririmba korari neza, bagakora umurimo w'Imana. Ni mwebwe abapastori bejo, ese nabejo ni nk'abanone yeme ko murabona bamuzehe baba bakije kuyobora itorero mu migi. Igisigaye ni ukurisengera no gutanga inama. Ariko kuri uyu muvuduko w'umujyi ntabwo twaba tugitekereje ko abasaza bakoze umurimo w'Imana mu gihe cyabo baba bakije ngo birukankana n'uyu mujyi wa Nairobi. Kuko harasaba abasore, harasaba abapastori bo muri iki kinyejana bameze nk'abapotres bisengo, bameze nk'aba Mushumba Espoir n'abandi, namwe mwese bayumbe kugira ngo bumve bagendane n'iki gihe, ariko bakigisha Imana bazi kwiruka uko igihe kiruka. Haleluya! Niba bageze aho batera n'isaha imwe bakamenya kuyijera kandi bigakunda, niba basanze aho ibintu bimeze ukundi nabyo bakabishana. Ariko ikibazo hari ahantu bari mu gutakariza imbaraga. Imana itubabarire. Umuntu agatangira afite imbaraga, agatangira afite isezerano, akaririmba hanga akabyina, ariko yaje gushaka agashaka Delila uzamunogora amaso, uzamukuramo imbaraga, uzamushongoza akamukubita hasi. Bene se ijambo ry'Imana aravuga ngo uwo munsi Samusoni aza ngo yabwiye se na nyina mwihangane, Delila ntabwo ari abakobwa muri kumwe, niba ari abakobwa b'Abafilisitiya duha tuvuga. Haleluya! Abakobwa bacu buzuye umwuka wera se bo baba Delila. Abo ni ba Esteri n'abamikazi, umukobwa wuzuye umwuka wera ni Esteri. Haleluya! Turashaka kubereka uruzitiro mutagomba kurenga. Ikibazo dufite iyo bigeze ku muryango njya numva ntakibashije kwihuta nkavuga ngo twitonde. Amina.
kuko umusore ugeze iwanjye njya mwigisha ku muryango, yaba yansuye abana bavuga ati mama uyu ni inshuti yacu, kamubaza amazina rye, narangiza nkamubaza warashatse, oke ntarasha, nkaba ujya usengera uwo muzashakana, sinitaye kumenya ngo gahunda ifite ryari, ariko wotangira kera, n'ubundi ntuzoshe kugeze inyuma y'inzu ngo ubone gusenga, nubwo naho Imana yakumva. Haleluya. Ijambo riratubwira ngo Samusoni wari ufite izo mbaraga, ngo abwira nyina na se ngo nabenguse umukobwa mu Bafilisitiya. Ayiwe, se na nyina bari bazi amasezerano, bari barabwiwe ngo muramenye umwana mwatwite ni umunaziri, timuzamwogoshe, icyuma cyogosha ntikizamuke ku mutwe. Ngo abwira nyina ngo yewe mugore, tuzanywe vino cyangwa ibindi byo kurya byanduye. Umubyeyi aritwararika, abatashya amakwe bakayataha, abagiye mu mafete bakayajyamo, abafite anniversaire bakazikora, ariko mukamano ibanga rimwe gusa, ari ukutanywa vino cyangwa ngo arye ibyo kurya bindi byanduye, kubera twite Samusoni. Haleluya. Ababyeyi bacu, ababyeyi banyu baritwararitse mu gihe bari babatwite, baribungenze mu gihe bari babafite, bajyaga bajya kubonsa bakabanza bagasengera iberi, murabizi nabyo, agahinguka umwana ari kure ariko akabanza agasenga akavuga ngo mana mana. Haleluya. Kugira ngo amasezerano y'Imana akomeze kubabaho, ariko aho byapfiriye si kuri bo. Alo, ntabwo byapfiriye ku babyeyi, urebe neza ko bidapfira kuri wowe. Samusoni yumva ko ibyo kwirinda, nyina yaririnze na se, baritwararika, barinda amasezerano, barinda icyo marayika yababwiye, bakomeza icyo Imana yababwiye kuri uwo mwana. Yewe harageze abaye umucunguzi koko muri Israheli, ariko kutareba, mbese nta I don't care, mbese kujya gushaka umukobwa udakijijwe bitwaye, apfa kuba afite amaguru meza, apfa kuba ari umukobwa muremure, uko ubishaka ashobora kuba. Ninde wakubwiye ko abuzuye umwuka wera hatabamwe abarebare? Ninde wakubwiye ko abuzuye umwuka wera hatabamwe abakobwa beza? Cyane cyane ko uyu mukobwa yuzuye umwuka wera aba ariho igikundiro cy'Imana di, yamara kukwitaho, yaguha urukundo, yaguha keya, yakubaha, yakugandukira, yagukundira umuryango. Uwo ni wo mugore ukwiriye. Haleluya. Ariko Samusoni ntiyumvira, ajya mu Bafilisitiya. Amaherezo ngo amaze gushaka Delila amugenda, Bibiliya iravuga ngo ameze nk'umurembeje, ngo nk'uwenda gupfa. Ndakubwira ngo wohagarara imbere y'abandi bose, ariko ntiwohagarara imbere y'umugore wawe. Amen. Wosinda urugamba ko ku misozi, wosinda iz'imiheto, wosinda abagabo b'ibihangange, ariko dondi y'umugore mu gutwi nijoro na mu gitondo, nubwo yokubwira ngo sinshaka nyoko na so hano, tubyumve ejo akabisubiramo, tubyumve ejo bundi akabisubiramo, uzasoza ubataye. Imana itubabarire, kuko ijwi ry'umugore udakijijwe ngo rijya rimera nk'imvura y'urujojo. Igitonyanga kimwe cyo mu mutwe kiya kigutonyangira mu gitondo na nijoro, wogeraho ukumva ugiye kubora mu bwonko, ukavuga uti pu, reka mpunge ngende. Ariko Imana itubabarire bene data. Haleluya. Ntabwo naje gutera urwenya, ndimo kuvuga ibintu bikomeye bimbabaje ku mutima. Imana ishimwe. Ariko ngo amaze kumurembya ngo nk'uwenda gupfa, yajyaga abanza akamushuka akamubwira ngo uwo mpambiriza imigozi 7 ngo nacogora nkamera nk'abandi, akamuseta mu mutwe ngo akayimubohesha, yarangiza akavuga ngo Samusoni wapfa, ngo akayica ngo nk'utudodo twaboze, akongera ngo akavuga ngo uzanye yindi migozi imeze gute, ngo noneho wamfata, ngo akamusirika akamushira ku nkingi yamukanga, ngo akavuga ngo akamera ngo nk'ibirere biciye mu muriro. Nta kintu na kimwe kigeze kizirika Samusoni, ariko umunsi amena ibanga, aravuga ngo kuva umunsi mvuka mu nda ya mama sinigeze nogoshwa, nta cyuma cyanciye ku mutwe, ngo Delila amenya ko avuze ibiri mu mutima we byose. Yo, Imana itubabarire. Ntabwo nahatangira ishimwe aho ngaho, imbaraga zari zigiye gutakara. Twavuze ngo inkomoko y'imbaraga. Yo, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo amaze ngo kumwogosha, Abafilisitiya ngo bari bamaze kuvuga ati reka uwo mugabo wawe yaraturuhije, ngo arababwira ngo inshuro yonyine nimuzamuke kuko yambwiye ibyari ku mutima. Yewe
uzi impamvu buriya ijambo ry'Imana iyo rishingiranyije umugabo n'umugore riba ribashingiranyije mu mubiri, mukaba umubiri umwe ariko n'umwuka n'umwe. Uhereye umunsi Adamu na Eva, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yamuremye imukuye mu rubavu, ariko ngo arishima kuruta ibindi byose, ngo aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye. Arabanza arerekwa, aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye. Aho muri mu gushaka amagufwa yanyu cyangwa muri mu gushaka bushanye? Imana idufashe. Haleluya. Imbaraga z'umuryango, imbaraga z'abashaka ziri mu guhera aho bihera. Nakara ko mu mara yanjye, ubura bukajya mu bundi, igufwa rikajya mu rindi, bikuzuzanya. Umunsi Imana ibwira Ezekiyeli yaramubwiye ngo yahanurire ngo igufwa rigasanga irindi ryaryo. Iyo dusenze tukabaza Imana, ugiye gushaka uravuga ngo Mana nyereka igufwa ryanjye aho riri, nyereka n'ubura bwanjye aho buri. Uragira ngo hari igufwa ryova ku rindi ugatambuka? Tibishoboka, wageze hano kuko amagufwa yipanze neza. Amina. Iyo rero ni inkomoko y'imbaraga, ariko umunsi barekura icyo Imana yavuze bagatakaza, Satani akinjira mu nzoka agashuka Eva, nawe agashuka umugabo we, batakaje uburyohe bwa Edeni, barirukanywe, wa munezero urashira, kwa kwitana kara, kwa kwitana kagufwa, atangira kuvuga ngo uyu ni wa mugore wampaye. Buriya muzi ukuntu abantu bajya bashakana bakundanye babwirana utugambo twiza, ariko bikageraho bigakama kugeza ubwo unanirwa kuvuga ko ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera ko byabishe. Ariko umwuka wera, haleluya, arakenewe kuko niwe waremye ibintu byose byaturutse ku mwuka wera. Ba Kristo basore, harya aha muri yenewe ndimo kuvuga aha mu nzu ya mwuka wera, nta bageni nta basore bariyo. Imana ishimwe. Umugore umwe w'umurundikazi witwa Louise, ni inshuti yanjye cyane, atuye muri Maine muri Amerika. Yarambwiye ngo amaze gukizwa, ngo akamenya ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo yumvisha atagize ubwoba, ngo aravuga ngo Mana wanditse izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, ngo muri icyo gitabo cy'ubugingo ngo nta musore uriyo wanditse, ngo ndashaka umusore wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ariko abantu bazi gusenga. Haleluya. Imana igendera umusore wanditse mu gitabo cy'ubugingo, ni umupasitori ubu ngubu yitwa Pi, umusore mwiza mu gihagararo. Abarundi bayaga bavuga ngo umukobwa wakijijwe ngo ashakwa nabi, ariko Imana irabemeza, ibereka ko mu gitabo cy'ubugingo harimo abasore bazima b'abanyabwenge bashobora kuza ababyeyi bakishima. Ariko ikibazo ntitugishakira imbaraga ko zikomoka ku Mana, twatakaje imbaraga. Ntabwo reka mba musigiyemo agace ka litiro gato, nibura ajya gusoma ku isese yiriwe yiruka, ariko papa kanaka aze kubona gatoya. Haleluya. Ariko umugore akangukomeza akakubwira ngo uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira. Imana ishimwe. Imana imaze kuduhamagara, yaraduhamagaye idutegeka ibintu bikomeye cyane. Iratubwira ngo mureka kandi kazi muze munkorere. Ntabwo byari byoroshye, kubera ko n'umuhungu wanjye arahari. Ntabwo byari byoroshye gusiga akazi ka World Vision ngo wirundurire mu gipastori kitarimo umushahara ku itorero rigitangira. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana irambwira ngo uyu mugabo ndamugushinze, umunsi azacika indege nzabikubaza. Amina. Uyu mugabo ndamugushinze, umunsi azacika indege nzabikubaza. Noneho urabizi nawe bwa rugendo rwo mu butayu rw'umuntu wasezeye akazi, hakaba umunsi byiburuka iyo yagiye, yenda nta n'igihumbi cyabonetse. Ubwo ndavuga igihumbi cy'amanyarwanda pandi cy'amanyakenya ni umusako buriya. Ariko noneho uri mu butayu ni kimwe n'ijana rizariboneka. Ubundi Imana ijya idutungisha amana mu butayu, ariko Imana yaravuze ngo icyatumye mbacisha mu butayu ngo kwari ukugira ngo mbagerageze, ngo menye ko biringira Imana cyangwa batayiringira. Haleluya. Iyo Imana ihamagaye abantu ijya iguha imbaraga, ikagucisha mu butayu, ikaguha ibyo kugutungiramo, ariko ukagomba kwiringira Imana. Hanyuma urugendo rwaba rurerure, nabona umugabo atashe asa nk'uwaremutse, yenda yagezemo agatekerezo kaza akavuga ati ariko kweri ubu sinavangiwe pe. Umugabo wahembwaga ibihumbi 100, njya ngenda nirwa ahantu nsubire ngaruke n'umwuma n'ikindi cyose, nagera ngahita mubwira ndi ko mpambona noneho wacitse indege. Kavuga ati uretse nawe urwenya rwawe ujye ureka banza umbwira ahubwo niba abana bari. Kavuga nti bariye kare n'abaryamishe kandi hari icyo Imana yambwiye, banza wicara ariko nguhe uduto duke usomeho.
umugabo agatangira agacururuka gatoya akajya avuga ati ariko nawe haleluya kuba tugomba kugira imbaraga zo kubakomeza. Dufite ubuhamya ubu twujuje imyaka 28. Ejo bundi 28 twarayuje dushakanye, ntabwo turatongana. Simvuze ngo turagira umuntu ubabaza undi, ako ngako nabambeshe. Kubabaza undi bibaho, ariko wamubabaza ntumubwira ako kanya ukazarinda umunsi w'ejo ukamubwira uti buryo ejo rya jambo wavuze ryarambabaje. Ukavuga ati nivyo niki cyabiguteye, ukavuga uti burya naribeshe cyane ngaho mbabarira, burya nashatse kuvuga guti nawe akavuga ati ariko nanje sinzi ukuntu. Ntabwo gutongana ari igisubizo. Abantu buzuye umwuka wera bagira imbaraga. Mu migani haravuga ngo utsinda uburakari ngo arutintwari. Buriya ibintu byinshi kubera ko tutaba dufite umwuka wera ngo agukarume, uburakari bwazamuka ukabuvuga imbere y'abashitsi n'abana n'abaturanyi bose, umugabo n'umugore bagatonganira muri salo. Tambara gufite Imana dufashe. Ariko iyo ufite imbaraga umetiriza uburakari. Uburakari ntabwo ukwiye kubureka buzamutse, bubike bucecekeshe. Gutongana si igisubizo, kuganira ni ngombwa. Amina. Kuganira ni ngombwa bazehe, kuganira ni ngombwa ku rugo, kuganira ni ngombwa kubitagenze neza. Ariko solution yo gutongana ibintu bikiba ntabwo ari imbaraga izo. Gusinda uburakari biraruta intwari. Amina. Imbaraga dufite tuzikomora ku guhabwa umwuka wera no kumva Imana no kuba turi kumwe nayo. Ariko iyo twatakaje tukabona dutakaje aho icyo ari cyo cyose kigukubita hasi, ubukene bwaza, umugore akavuga ngo njyewe sinzihanganira ibi, hagira ikindi kintu kizi ko ngo sinzihanganira ibi, umugore akavuga ngo umugabo yagenze nabi ngo sinzihanganira ibi, umugore akavuga ngo uriya mugore ntabwo bikimeze neza. Yo ntambaraga. Imana idufashe. Ariko ijambo ry'Imana rije kutubwira isoko y'imbaraga. Petero umunsi umwe Yesu yaramubwiye ngo Satani yabasabye ngo kugira ngo abagosore, ngo numara gukomera ngo uzakomeze bagenzi bawe. Kwirarira kw'abantu bakiri muri mudu batarageragezwa, batarashebwa. Ngo aravuga ngo Mwami Yesu, ngo nubwo abandi bose bagusiga, ngo niteguye kujana nawe kugeza no mu rupfu. Yesu amamubwira ngo inkoko itarabikura winyihakanye gatatu. Petero, utuzuye umwuka wera nubwo wabukunda Yesu kajana, utuzuye umwuka wera nubwo waburirimba indirimbo nziza, utuzuye umwuka wera nubwo wabuzi gukora imirimo y'ubuhanga, nta kintu cyotuma ukomera. Ariko ibanga ry'imbaraga ni ku mwuka wera. Reka ndibamenere no umwuka wera. Haleluya. Bitarakoma Petero ngo umuje aravuga ati ariko n'uyu namubonye ari kumwe na Yesu. Atereka daha uwo muntu simuzi. Ngo arahava aragenda yinjira aho bari bicaye, akomeza kumva amakuru bari kuvuga. Ngo baravuga ati n'uyu nawe n'uyu nawe ari muri bo. Atereka daha uwo ngo ntabwo muzi, ngo aje ahandi. Ngo baravuga ati ariko n'imvugo yawe y'abanyagalilaya nawe kura kumenyekanisha. Atari ko uwo muntu muramzizi ntabwo muzi. Inkoko irabika. Ariko ngo amare kuzura umwuka wera. Haleluya. Umunsi wa Pentecoste ngo amaze kuzura umwuka wera asohoka hanze, apana imbere y'abagaragu n'abaja, apana imbere y'abakobwa ariko yihakana, ngo ahagarara imbere y'abatanzi. Ngo babandi arababwira ngo wa wundi mwishe, ngo kandi Imana yaramuzuye, ngo ni ukoze ibi. Abantu ngo baravuga ngo suriya ni Petero wa murobyi, wa muntu utariza amashuri menshi, ngo se buriya bushizi bw'amanga yabukuye. Baravuga ngo nuko yabanaga na Yesu. Haleluya. Arabwiriza ngo abantu 3,000 barihana. Petero wari wihakanye imbere y'umuja, wari wihakanye ku ikombe, wari wihakanye gato, ariko ngo amare guhabwa imbaraga arahagarara, abasha guhamya Yesu. Aravuga ngo wa wundi mwishe Imana yaramuzuye ni wabakozi. Ngo kandi umuhanuzi Yoweli yaravuze ngo iminsi y'imperuka zasuka umwuka wanje ku bantu bose, abahungu n'abakobwa ngo bazahanura. Haleluya. Ndagira ngo nkubaze ndunsubiza ariko utekereze, wuzuye umwuka wera. Twahereye urugendo hagati, abantu bagahita bicomeka. Bibiliya hari igitabo cy'umugenzi mu Kristo ngo yahuye n'umugabo umwe ngo uri inkiki, ngo atibuka aramubwira ati ariko se muvandimwe urimo kujya he? Ngo aravuga ngo nanjye ngiye mu rurembo rw'itasiyo. None iyi nzira utibukiye hano utaraciye ku irembo rirasukirwaho, ubwo nugera iriya sintinya ko hari batazabasha kwinjira. Ngo
aramucyaha cyane ngo aramubwira ngo ibyawe ubirebe inzira zose ngo zije Siyoni. Aramwibutsa ngo aramubwira ngo ariko hari utaciye ku musaraba. Bajya bahaherwa igitabo, umuzingo w'igitabo, bakahambikirwa imyambaro, ukamburwa ubwo bushambagara, kandi bakaguha ngo n'urwandiko ruzakwinjizayo. Niho harimze ngo umugabo nta bwenge ngo yagiye nta rwandiko, agira ngo arinjira nk'uko abandi binjira, ariko ngo ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere. Abantu turi mu kwinjirira hagati, wasanga igisirimba cyashushu ugahita wicomekamo utarigeze uhera ahantu imbaraga zikomoka. Imana idufashe. Haleluya. Wasanga hari abandi bari kubyina kubera buzuye umwuka wera, nawe ugaturuka hariya ugahita wirukanka ukinjiriraho, ariko ntiwabanje kumenya umunsi wuzuye umwuka wera. Haleluya. Icyaduha tukabyina twabanje guhera ku isoko y'imbaraga. Umunsi wa Pentekoste ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko ngo haza umuriro uturutse mu ijuru. Tibyigeze bivuga ngo uriya nigishagara, ngo bose ururimi rukaza rujya ku muntu, ariko ngo bakaza bagaragarwaho n'imiriro. Abantu baratinyuka barasohoka bava mu rwihisho, baratanyuka batangira kugenda. Baravuga ngo muzatangira kuba abahamya, ngo muhamye Yerusalemu n'Iyudaya n'i Samariya. Umuntu asigaye avuga ngo ni umuvugabutumwa mpuzamahanga, kandi ntabe n'umuturanyi ntazi ko akijijwe. Haleluya. Ngo ndi umuvugabutumwa mpuzamahanga, nta muntu n'umwe urazana kuri Yesu. Habe n'umuturanyi wawe utaramubwira ibya Yesu, habe n'uwo mukorana ntazi ko wakijijwe, habe no mu kazi ntuzi ashaka kwerekana ko ukijijwe. Warangiza wagera hano ukamuvuga ngo ndi umuvugabutumwa mpuzamahanga. Yesu aravuga ngo muzahera i Yerusalemu. Haleluya. Muzahera i Yerusalemu yawe. Twavuze ngo Yerusalemu ni mu wawe, umugore wawe, umwana wawe, umugabo wawe. Abanza amenye ko nawe uri umuvugabutumwa. Babyeyi we wavuze n'ukuri mva ndababaye, mujye mubwira abamama baze gusenga, ariko nimushaka musenge kandi mutinde kukuzura umwuka wera. Haleluya. Aho niho dushobora kubona uko turera abana, aho niho dushobora kubikomora, aho niho dushobora gukura imbaraga. Njyewe sigaye mbona twaragize ibirangaza Satani yaraturangaje, akanga ko tumenye uko twagenze, ariko akavuga ati ugenda ubabindikiranye gusa, bama bagira gutya akazengerera, ariko nibasohoka nibagarira i Yerusalemu bama basanga ibintu babiteye hejuru. Nta buhamya, winjira abana ntibazi ko uri umukristo, winjira umugore ntazi ko uri umukristo, umugore yinjira umugabo ntazi ko azanasenga. Ariko hano tukama dushaka ngo duhere i Yudeya no kugeza ku mpera y'isi. Banza uhere i Yerusalemu. Haleluya. Erega guhera i Yerusalemu ni uko ni gutangiriye imbaraga. Imana ishimwe. Yo, haleluya. Nabajije Imana umunsi umwe tumaze gutanga itorero muri 2014. Abantu bakavuga ngo umuntu wese asigaye ashaka gutanga itorero rye, ngo bariya nabo nyine buriya bashatse gutanga itorero ko twari turi no mu yandi nyine birumvikana. Noneho abantu bakavuga ubu nyine umuntu asigaye ashaka gutanga iziryo nyine niho asigaye hari imishinga. Maze numva ndababaye cyane, niye naje kubaza Yesu ndavuga ngo ariko Yesu we, aka gatebo baduhambiriyemo twese bakadushira mu gatebo kamwe, uku kikintu ni aka gatebo tuzagakurwamo niki? Harya twatangije itorero kubera ko bigezweho, kubera ko abantu bavuga ngo umuntu wese arashaka gutangira kiwe. Niki gituma hawo dushiraho gutanga itorero tutanabishaka kandi abantu babifata nabi? Ntaho wawe ivyitabira. Iki gihe muri Kigali haragoye gukodesha, iki gihe ibintu bimeze gutya. Mbwira Yesu ngo waturetse nutubwire gutanga itorero. Imana impeza ijambo riri muri Matayo ibice 20. Yesu yavuze ngo ibyo umuntu wari ufite uruzabibu azinduka mu gitondo kare ngo gushaka abahinzi. Aravuga ngo mwinjire mu ruzabibu rwanje ngo muruhingire. Ngo habaye saa 3 arasohoka abwira abandi ngo muze mu ruzabibu, nabo ngo baraza arababwira ngo ni denari. Abambere babwira denari, abakabiri babwira denari. Saa 6 ngo zigeze aragenda azana abandi. Saa 9 zigeze ngo aragenda azana abandi. Saa 11 zigeze ngo aragenda azana abandi. Hanyuma ngo saa 12 bwije ngo abwira igisonga ngo ugende uje guhemba abakozi, ngo kandi uhere kubabo nimugoroba, ngo bahembe denari yo kugeza kubasamuye. Haleluya. Hanyuma ngo atangiriye kubani mu
nimugoroba bahaye denariyo, abakare ngo baravuga ati buriya twebwe ubanza yaje kuzikuba akazigira zibiri, ngo agenda heza abantu bose denariyo. Abambere ngo barivovota baravuga ati mwana, abangaba baje isaha imwe, natwe twahinga isi izuba umunsi wose ukira, tukageza iyi saha turahembwa kimwe nabo. Ngo arababwira ngo se bavandimwe bagenzi, siko twasezeranye kandi mwitangira ntimwari munezererewe idenariyo? Ariko byagezaho abantu bumva ko igihembo kitagikwiriye bagasigara bashaka n'ibindi. Umva uko Umwuka Wera yansobanuriye ngo icyambere, nyiri uruzabibu niwe uzi ko hagikenewe abakozi. Ntabwo abakozi bigeze bamubwira ngo genda utuzanire abandi. Ni nyirarwo yazagaza akareba, yareba ikivi kigihari akavuga ati okay, nazana ikindi ciciro. Ntabwo yabazanye saa moya bose. Icyo ni kimwe. Abazana saa 3, yabazanye saa moya, abazana saa 3, abazana saa 6, abazana saa 9, buri masaha 3. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha wavuze ngo Yesu ntahwema gukiza abantu, timugasubire mu ngeso mbi. Na n'uyu munsi aracyarimo ashaka gukiza, aravuga ngo araguhamagara. N'uyu munsi wahitamo gukiza, Yesu aracyarimo ahamagara. Haleluya. Icya kabiri, Umwuka arambwira ngo uzi impamvu abasa 11 bahereweho? Yasanze ngo bahagaze umunsi wose, arababaza ngo niki cyabahagaritse hano umunsi wose mudakora? Ngo baravuga ngo nuko ntawaduhaye umurimo. Arababwira ngo nimuje mu murimo waje. Kubera ko ngo bwari bwije, ntabwo bagiye gukorera ibihembo, ni nkaho bari bahevye, ni nkaho bari bategereje. Ariko uzi kuja gushaka akazi, nimwe bacuruzi hano. Ibaza bagiye gucuruza, ukahera mu gitondo saa moya ukageza saa 11, nta muntu urakubaza igicuruzwa na kimwe. Tibijya bibaho. Ariko na saa 11 haracyari ibyiringiro. Imana ishobora kuguhamagara, Imana ishobora kukugeraho. Ntabwo amasaha ararangira, isaha imwe isigaye Imana yo igutabaramo. Ngo arangije arababwira ngo nimuje mu ruzabibu. Tibaje guhingira ibihembo, baravuga ngo cyaduha gusa. Databuja agasanga hari akavi gatoya, batangira guhingana umwete, bavuga bati yenda sanze hari akavi gatoya ejo yaduheraho. Amaze Umwuka arambwira ngo na n'uyu munsi Yesu aje agasanga hari itorero rikimo gushaka umuntu umwe watarakizwa, umuntu umwe w'umunyabyaha, ngo yabaheraho. Haleluya. Ariko abantu batangiye bafite inyota yo gushaka batarakizwa, batangira saa moya, arico kirimo kuba motive. Ngo bagere ku manywa batangira gushinga amasuka, bakajya bavuga ariko bariya nabo ngo kanaka nawe yatangije itorero. Umurimo barawibagirwa, bashinga amasuka bakajya batangira gucirana imanza gusa. Ngo kanaka nawe buriya yatangije ngo agire gute? Kandi abantu ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Impamvu Imana yabazanye, wowe watangiranye umwete ngo ugeraho ushinga isuka, tiwaba ugikomeje kugira intego yo kuzana umuntu umwe kuri Yesu. Nyiri ruzabi bakajya guhamagara abandi ngo arebe nibura ko nabo bazana undi umwe. Semena amen. Musore wuzuye Umwuka Wera, Imana iragushaka ko wahabwa imbaraga zo gutuma ugira intego yo kuzana umuntu kuri Yesu. Wari uzi ko abantu bafite intego yo kuzura Umwuka Wera no kuzana abandi? Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazambikwa inyenyeri, bazambikwa amakamba ataseho inyenyeri. Haleluya. Nubwo waba utageze hano ngo babe bakuzi, ariko nukuri iriya wiriwe Isiri, iriya muri Nairobi, iriya muri City, ukamenya ngo hari umuntu urimo kugendaho, ngo uzasoze ari uko umugejeje kuri Yesu, Yesu naza azaguheraho. Haleluya. Ariko uwo murimo urakomeye, urasaba ko tubanza kuzura imbaraga z'Umwuka Wera. Ngo ndangize nkajya nirirwaho mu rusengero, nkajya nirirwa niceho mu rusengero. Pastor yabaga yagiye kwigisha ku ishuri rya theology, noneho nanjye akaba ari usigara ku itorero, ngasenga umunsi ugahingika. Noneho mbona umunsi umwe isare yo kwishura amafaranga muri Kigali biba bikomeye. Urumva nta bakristo baraho, keretse nyine babandi utegereje kandi utarabona nabo. Hanyuma umunsi umwe mfata umwanya ndavuga ngo reka mfata amasengesho y'iminsi 3. Ndaza ndavuga ngo Mana we, turashaka amafaranga yo kwishura sare, turashaka amafaranga yo kwishura isare. Mana, urabizi ko ari umucuruzi, itorero ryawe ntirisebe, ndakwinginze ndagusabye ibihumbi 350 zo kwishura isare. Ndasenga umunsi wose urira, ntabwo iby'Imana, nta jambo ry'ihumure. Umunsi wa kabiri ndagaruka, ndasenga Mana, ndashaka kubona igitangaza. Nirirwa nsenga, mbega amafungo y'ubusa, burira nta kintu cy'ihumure. Umunsi wa gatatu ugeze, ndavuga ngo ngo niki giha gituma Imana itagira ijambo inyongorera na rimwe. Ndavuga ngo ariko Mana, ayo masengesho mpansenga ari mu bushake bwawe, ubundi si umurimo si wawe.
ni uwanjye. Niba duhitamo kudukura hano hari ikibazo. Ahubwo ndavuga ngo reka mbaze Imana, urashaka ko nsenga gute mwami we? Kuko ijambo ryawe Yesu warigishije ngo nitujya gusenga tujye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ubushake bwawe. Haleluya. Ndavuga ngo Mana we ubushake bwawe ari bwo buba. Niko ushaka ko nsengera Mana, ko ndimo gusenga sinumva ihumure, sinumva ijambo, sinumva ijwi, sinumva ikintu na kimwe kiva ku Mana kinyongorera. Ndavuga ngo urashaka ko nsenga gute mwami we? Numva ijwi noneho ryarindi ryari ryanze rirambwira ngo urakoze. Ubwo uretse gusenga ayo masengesho urakoze. Tugasubire gusengera amafaranga cyo naguhamagariye. Amina. Icyo nshatse kukibabwira ko nta bwoba. Niba nova hano Nairobi n'amaguru nkagera mu Rwanda nta bwoba, kuko Imana yambuje gusengera amafaranga kuva icyo gihe. Ariko igihe yayamburije nicyo gihe yampaye cyane. Irambwira ngo ntukongere gusengera amafaranga, ndakubujije. Aha ngaha uri mu kwirirwa uryamye ngo waje gusengera amafaranga ya saa. Ndavuga ngo none se Mana urashaka? Imana imbwira ijambo riri muri Luka ngo ni 19, hahandi ijambo ry'Imana rivuga ukuntu Yesu yatashe kwa Zakayo. Aravuga ngo Yesu ataha kwa Zakayo ngo yari umuntu w'umwambuzi kandi w'umutunzi, ariko ngo amare kwinjirayo ngo batangiye gusangira, Zakayo arahaguruka aravuga ngo databuja, ngo umuntu nambuye ndabimuri hakane. Ibaza umuntu wagutwaye 100 aguhaye 400. Abantu bose bariko bifuza ngo yaba Zakayo yarabambuye nabo, kubera ko Yesu yatasheyo. Haleluya. Iyo Yesu atashe kwa Zakayo, abambuwe bajya bahinduka umunezero, bajya bishimira ko bari barambuwe. Ngo icakabiri aravuga ngo noneho sico gusa, ngo n'umugabane wanje wa kabiri ngo ndawuha abakene. Noneho Imana arambaza ngo se mujya munanirwa kujana Yesu ngo atahe kwa Bazakayo maze babashe kugarura ibyo bambuye kandi bafasha abakene, maze mujye muguma hano mukomeze musengera amafaranga kandi Bazakayo bayafite ariko Yesu ataratahayo? Haleluya. Imana irambwira ngo ntuzongere, naguhamagaye kuza hano ngo gusengera abantu batarakizwa kandi ukagenda ukababwiriza. Ndangije mbwira Imana ngo Mana we ngaho mpimbaraga. Amina. Irambwira ngo imbaraga ndaziguhaye. Urashaka ko njya kubwiriza he? Imana inyereka abantu bajyaga banywa ibiyobyabwenge bakicara mu giti cy'umunyinya, ibihungu by'ibipagasi bijya byirwaho byahindutse. Ndakubwira gute? Irambwira ngo dore ngabariya ntabwo bari kure. Noneho ndongera ndapfukama mbwira Imana ngo ndashaka imbaraga mwami wanjye. Haleluya. Ndashaka imbaraga. Maze gusenga mfata Bibiliya nyishira mu isakoshi ngenda gahoro. Pageze ndababwira ngo ndaje kubasuhuza abahungu banje mwe, uko hasi hasaga nabo niko basaga. Ndababwira ngo naje kubabwira ngo Yesu arabakunda kandi abafitiye umugambi utangaje. Kuva icyo gihe ni ukuvuga ngo gahunda yivuga butumwa. Aka gatabo ni agatabo ka Bible, utu n'udutabo tujya dukorwa na Campus pour Christ. Ni ukuvuga ngo iyo mfite Bibiliya nakomba ngafite, nzamvuga ngo igihe cyose cyose nohura n'umuntu utarakizwa nkabona uko mubwiriza. Nabonye ikiraka kuva icyo gihe. Haleluya. Nabonye ikiraka. Iyo ngize amahirwe nkagendana n'umuntu mu modoka twicaranye akanya karekare nshobora kumubaza Yesu uramuzi? Yesu akavuga ati Yesu ndamuzi. Ndashaka kumaza yakubereye umwami n'umukiza, umunezero urawuzi. Iyo ngiye kwigare mba mbonye akanya ko kumubwira ngo se Yesu uramuzi. Iyo ndimo kugenda kuri moto mba ndimo kumubaza ngo se Yesu waramwakiriye. Iyo nabashira kubona humbura n'umuntu. Haleluya. Sinya ntegura ngo dutegure ibiterane, yego rimwe na rimwe biraba, ariko iyo mbonye okaziyo basha kukubaza ngo se Yesu waramwakiriye. Yesu aragukunda. Reka mbabwire, barambwiye ngo ni twebwe, ngo ni bano waje kubwiriza. Bonyine bambwira ngo uyu yitwa Shitani, nguriya yitwa Gitsi, nguriya. Ndamubwira ngo rata ayo mazina tuyiteho, hari izina Yesu akwita. Kandi Imana irambwira ngo kwemeza si ukwawe. Mbabwira ukuntu Yesu abakunda, mbasomera ari amagambo ane y'ingenzi, tibabyitayeho ariko barandeba. Ndangije ndasenga nsubirayo. Bukeye umwuka arambwira ngo subirayo. Ndongera nsubirayo. Umunsi wa gatatu arambwira ngo subirayo. Mpageze ubwa gatatu barahaguruka baravuga ngo mama, ngo twari twaratekereje kuri umutekamutwe ngo ariko dusanze dukunda. Bari abahungu 12 barahaguruka ati tujane mu rusengero. Haleluya. Kamagara pastori
ndamuhamagara ntumbabarira uza tuje kwinjiza n'imasa byakuriye ku musozi sinabasha kubinjiza mu rusongero njenye abantu banywa inzoga pasiteri rwose aratega abanza gusiga akazi iyo yarari araza tubajana mu rusengero hariho n'undi musore turabasengesha unyine urumva ntibaba bazi naho biva ibintu bibabuza nta ndirimbo bigeze baririmba ibintu biba bimeze ukuntu turabasengera bararira batubwira imibabaro yabo batubwira ibyo babamo ariko bene data reka mbabwire nubwo waba utaramenya ngo bakomereye ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo wowe imbuto ariko uzuhirira uzikomeza ejo bundi hari umusore nababwiye witwaga Kabira twaturanye warambwira ngo uwitwaga Sauli ngo yabaye Paulo akora ubukwe naramutwerereye haleluya arambwira ngo muzabwire mama ngo uwitwaga Sauli yahindutse Paulo bavandimwe twibagiwe imbaraga kubera kutagira imbaraga twataye mission tukirirwa twizengurukaho gusa reka mbabwire icyakurikiye uratekereza ngo ninde waguhemba utamugendeye mu kazi allo kandi ninde wagutuma mu kazi ntaguhembe niba abantu bajya babahemba kubera mwabakoreye uratekereza ko Yesu waduhaye mission ari utazaduhemba Imana ishimwe umunsi wa gatatu bamaze kuza ku cyumweru hari hashize icyumweru kimwe kumbe abantu bajyaga baca mu modoka bande bakavuga ngo ariko disa barako abandi bakavuga ngo mama ngo Imana iguhe umugisha abandi bakavuga ati bariya umugabo aza guterana arashikara areba aravuga ngo aba hari ukibagira umutwaro mwene aba pastor uvuye kwiga muri Korea ushobora kujya mu itorero rye ryo ryose agakora naba ngaba nibo mwagiriye umutwaro hatarimo n'umwe wakwishura sare hatarimo n'umwe wanigaburira yewe kuko no kubagaburira nyine byazaga niyaranje narangiza kubwiriza nkajya no guteka kujya gukemura amakimbirane mu ngo ariko mbega umurimo mwiza haleluya ijambo ry'Imana muri Yohana haravuga ngo umuntu nankorera ngo data azamuha icyubahiro haleluya umugabo yaraje arangije aravuga ngo mwashize mw'umwenda ngo ngira umutwaro wivuga butumwa ngo ndibaza ngo se nzakora iki ngo numva ntazi icyo nakora ngo nzishura isara amezi 3 miliyoni n'ibihumbi 50 arayatanga kuva uwo munsi sinongeye gusengera amafaranga Imana irambwira ngo uje muri kiriya gishanga ugenda ubwiriza ziriya ndayo ugenda ubwirize bariya abana batagira ababyeyi ndagenda njya mu gishanga nkagera nkaririmba aba Yesu bishimira izina rye ryiza niba mari imibabaro nikabatinyura haleluya abantu bakajya basohoka muri twatuzu abana burabizi ko bajya bitabira tukaza tukajya tubyina gucya ngo iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera ingwaraje bigenze neza yewe ngwaraje bigenze neza ingwahindura ibyanze guhindura ibyanze guhinduka haleluya nukuri Imana niho yampereye amasezerano mu gishanga cya Nyabisindu niho Imana yampereye amasezerano haleluya umugore umwe wari warabaye nk'umusazi witwa Mbabazi niwe wandoteye ko nzaja kubwiriza muri Amerika arambwira ngo pasite ngo narose wagiye kubwiriza ahantu kure ku mazi kure ngo tuzanira amafaranga ngo uradufasha kandi niko byagenze Imana ishimwe naragaruse ndagenda njya muri cya gishanga kajya nongera umuntu agatahe disi we ngenda mbongera agatahe ubu ngubu nkubwira abana babonye buruse nakuye y'abana 30 batigaga ndagenda mbandikisha muri leta Imana ihitizana mutera nkungu utanciye si ngombwa ngo mumenye afata abana ubu tuvuga bari mu mashuri ya bomberje ya privé nabandi barahandi haleluya imbaraga umwuka wera natumanukira kandi iyo tumaze kuzihabwa tugakora icyo Imana ishaka Imana nayo igikora ibyasezeranyije Imana ishimwe umurimo w'Imana igiye ukomeza ariko ikibazo twabuze imbaraga ubu impamvu Imana yabazanye mu Banyakenya wari uzi ko ariko hari abantu bafite umugisha mwivuga butumwa ariko kubera ko tudafite imbaraga dushobora kuvuga ngo wamfunguriye kandi ari wowe wari boss wo gutanga Imana dufashe haleluya tugiye kuvuga dusoza ijambo ry'Imana risanga Gideyoni riramubwira ngo Gideyoni
Imana kwira kugira ngo wamenyembaraga. Tubizi icyo mwavuganye n'Imana. Tubizi icyo Imana yakubwiye. Abantu ko barasekura ingano kandi ari abanyembaraga. Ntabwo ari icyaha kuzisekura, ariko si wo murimo wanyu. Ushobora kuba uri gukora ikintu kitari icyaha, ariko atari wo murimo wawe. Nta kintu kibi ko gukora umurimo utari uwawe, kuko nta mugisha ujya ubonamo nkeretse imvune gusa. Ariko iyo umaze kwinjira mu muhamagara neza, Imana ikagucisha mu butayu byebye, ikabona uratunganye, ijya iguha umugisha, ikavuga ngo ni ukuri no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Haleluya! Imana ishimwe abamama. Umunsi umwe Imana yarambajije ngo se, ngo niba abantu bacuruza intoryi ngo baza bakomanga ku gipangu. Nari ndimo senga umuntu arakomanga ku gipangu. Abana baravuga turashaka mama wanyu ngo duhahire intoryi nziza n'inyanya nziza. Baravuga to ya mama ejo yavuye ku isoko ngo yewe ni mumubwire. Baraza barakomanga ngo mama hari abantu bagushaka. Bo shaka nko kuva nindi nkuye mu masengesho. Ndagenda nabaravuga ati mama twari tuvuze ngo tukwereke intoryi nziza n'inyanya nziza. Ndavuga nti rero byari byiza ariko mwaje isoko rirangiye noneho mujye muza nko kuwa gatanu isoko ritaraba. Subiye mu nzu Imana irambwira ngo nashakaga kubikwerekeraho. Ngo niba umuntu ufite intoryi akaba afite inyanya azagenda ku gipangu atazi umuntu ukibamo agakomanga kugira ngo arate intoryi n'inyanya acuruza. Ngo none twebwe ni gute tutajya dukomanga ku gipangu ngo tubwire abantu ngo se Yesu mwaramwakiriye. Haleluya! Ni gute tutajya turata Yesu yemwe ngo bitujane ku gipango cy'Abanyakenya. Data wo mu ijuru we ngo dukomanga tubabwire ngo haleluya! Ni ukuri ko Imana ngiye kubasengera abasore. Amina. Imana icyanzanye hano yarambwiye ngo uganije kubwira bene wanyu bari muri Kenya ngo ikibazo bafite nico mu mitima. Amina. Uku nico cyanzanye, nta torero ryantumye. Imana yantumye umwaka ushize, ndabanza ndavuga ntari ko se Mana we muri Kenya ndajaye ngo genda ubwire bene wanyu ngo ikibazo bafite nico mu mitima. Ntabwo ari iki kibazo muhamure banze, ni ikibazo cyo mu mitima. Kubera ko mu mitima imbaraga zashize, kubera ko mu mitima abantu bashize imitima handi hantu. Ikibazo kiri mu mitima, ariko tugaruye imitima. Ijambo nari ndimo soma ni ijambo riri mu byahishuwe. Yarindi Yohana yabonye iby'amatorero ngo itorero rya Laodikiya ngo rijya rivuga ngo turakize ngo kandi turatunze ngo kandi arabatindi bo kubabarirwa. Arangije aramubwira ngo reka nkubwire inama ngo ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ngo ubone uko uba umukire ko kubona uko uba umutunzi ngo kandi ungureho imyenda yera ngo maze wambare ubwambure bwawe bushire ngo maze ungureho n'umuti ngo usige ku maso. Imana irambwira ngo se umuntu ufite ibyo bintu bitatu yovuga ko ari umukene. Wogira izahabu ukagira imyenda yera ukagira n'imiti. Imana irambwira ngo habe n'amazu bizabicururizwamo. Yenda ndavuga mu Rwanda iyo ugiye kureba nko mu mujyi inzu baza bacururizamo zahabu uzuturuka nkiruka uzugira ngo none se amatara biza bikayangana umuhondo n'umweru bikaza bicana ukamenya ngo iriya ni inzu icururizwamo zahabu. Wagera ahantu baza bacuruza imyenda yera, imyenda y'abageni ntabwo wapfa kwijana muri kajo. Abantu bacuruza imyenda yera baza bagenda ahantu hera koko nabo hasa neza kandi baza batanga imyenda y'igiciro. Ngo hanyuma se farumasi nubwo yaba mu cyaro nibura akazu baza bapfa kukarimbisha kuko farumasi n'akantu n'ikintu ngo ibyo bintu bitatu bifite wovuga kukene. Amina. Ariko ikibazo ntabwo dufite ubwo butunzi, ntabwo dufite izo mbaraga kandi Imana yongeye gusoza. Imana irimo kukubwira ngo Gideyoni we uri umunyembaraga, maze ngo aravuga ngo niba ndi umunyembaraga ngo sibi byose bituberaho iki data we. Niki cyatumye tugaraguzwa gati, niki cyatumye abasore bacu bagaraguzwa gati, niki cyatumye abakobwa bacu bikubita hasi. Turi abanyembaraga abakobwa b'Isiyoni. Ariko Esiteri yari umunyagano kandi ntabwo yazaga yambara imyenda ihenze ngo ariko ngo yarazi ko ari umuyudakazi. Abakobwa bagasahuranwa ngo opi akarinda gusa icyo bamugeneye. Maze ngo umunsi umwe abakobwa bakaza binjira kwa Suwerusi bagasohokana kabo. Umwuka wera yarambishuye ngo bariko bakuramo akarenge kabo bagenda. Esiteri ngo asohoka nta kintu asohokanye. Baramubaza ati se kusohose nta kintu ukuye mu rugo.
mbanze nkure mu rugo rwanje nzicaramo ijambo ry'Imana ngo arababwira ngo nyewe ntaco nsohokana keretse mwangane ariko ngo igikundiro ngo umwami yamamutungaho inkoni ngo uyu niwe mwami wese. Haleluya. Kuragira ngo amavuta yo kwitukuza neza atuma umukobwa bamukunda. Nushaka uba ufite ubuto, nushaka uba ufite rukotori, ariko niba ufite imbaraga zo mutima icyo Imana yakuvuzeho kizaba. Ijambo ry'Imana aravuze ngo wa munyembaraga we. Haleluya. Ndimo kumva hari umuntu ndimo kuvugana nawe sinzi uwari ariko hari uw'Imana iri kumbwira ngo ko barumva. Hari abari kuzumva. Amina. Aramubwira ngo wa munyembaraga we nguri n'intwari. Tiyabyemera aravuga ngo niba ndi umunyembaraga ngo ibi byose byatubayeho gute. Aravuga ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Aravuga ngo se sinje ubivuze, sinje ubigutegetse, komera kandi ushika. Imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo nta muntu n'umwe uzahangara kuguhagarara imbere. Aravuga ngo ari kwibanga ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ngo ntukarore kubihamisha akanwa kawe. Namaze imyaka 3 ngira igitaramo njenyine uko ganabwiye pastor ariko nigitanga simperuka gutarama mu bayumbe pe ni Imana imfurundu yiriye yari yarambujije irambwira ngo banze ugume mu byumba uhunika ibigega uretse kwirukanga uretse ibitaramo banze ureke ariko banze ugume mu cumba wenyine. Ndabaza ngo ariko Mana we imyaka 3 mba mu cumba senga uko numuhamagara irambwira ngo se gutinda imbere y'abantu no gutinda imbere yanjye cyiza niki. Haleluya. Gutinda imbere y'abantu ayidota mu ijuru no gutinda imbere yanjye ikiza niki. Dusigaye dushaka ngo tuboneke imbere y'abantu kandi tutigeze dutinda imbere y'Imana. Ejo bundi turi hariya twigishije ijambo rivuga ngo abantu bari mu gushaka kurwana intambara zo kumugaragaro batarasinda izo mwibanga. Mwibanga ukavuga ifite urwango rwose ariko umunsi wo kuvuga umuntu kamushaka ngo bavuge ngo ndamukunda kandi iriya nturara usinda urwango pi tushobora gusinda Goliyati utaratsinda intare n'idubu. Apotre araza kubisubiramo kuko ni utaramisha jewe sinzi gutaramisha ahanje ndaharangije. Haleluya. Ariko ndashoje nkubwira ngo hari uko Imana ikwita wireba uko isi imeze wireba uko umeze wowe gusa menya ko Imana yakubwiye ngo wa munyembaraga we iravuga ngo uko izo mbaraga zawe zingana ni wowe nategetse kuzakirisha abamidiyani. Haleluya. Abasore Imana yategetse ko bazakirisha ubwoko barahari kandi si kubw'intwaro si kubw'amasaso ahubwo ni abasore bazamenya icyo Imana yabavuze bakagihagararamo. Ibi bintu bikatuvaho akagasuzuguro kakatuvaho kagacika kagashira tugahagarara mu kubaho kw'Imana tukongera tukanesha. Gideyoni ngo arahaguruka. Haleluya. Wari umunyantegeke. Ikintu cyambere ngo yahereyeho ngo Imana iramubwira ngo niba ufite ubwoba genda uje mu rugerero rw'abamidiyani ngo wumve uburyo barimo kurota. Ngo ajana n'umugaragu we Pura ngo bagezeyo bararota umuntu ngo yamavuga ngo narose irobe ngo rimanuka ryikubita ku ihema ry'abamidiyani ngo rigwa rigaramye. Umuntu ngo yamavuga ngo iyo ni inkota ya Gideyoni ngo yamasubirana y'imbaraga atukuzwe Bana. Haleluya. Muri mwe aravuga ngo iyi ni inkota y'ijambo ry'Imana niyo nkota y'umwuka. Uzi usoma Bibiliya ryari ko muragira ngo tuzohindura igihugu tutazadusoma Bibiliya? Ni ukuri kose ndakurahiriye Imana yabisezeranyije abatubanjirije ba Yoshua irababwira ngo ni iri jambo. Ahangaha nushaka uzuhamara amasaha make ariko umare andi masaha uri gusoma ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ku bwa Yesu. Amen. Uibazwe nyagora ku ngoma we, uibazwe gitare